rero Peter akira ugenda urangiza radiyo rwa cece ahubwo mbwira urabigenza gute urumva bikaze byabyiza ngiriye inama rero ku buryo bitagira izindi ngaruka uko uzabigenza nta kundi cece ubundi ntabwo mushobora kwicarana atari kunywa amazi cyangwa ji cyangwa ikindi kintu areba ku ruhande gato ushyiramo wumva bitoroshye se ahubwo none se ubundi wajya mu masaha meza yo kurya umuntu akabishyira mu biryo sibyo byaba ari sawa buriya okay ibyo nta kibazo wowe ukora ibishoboka byose icy'ingenzi ni uko uhava ari ukomeze kuburya nta kibazo rwose ibyo ndaza kubikora hari ikindi ngo hari ikindi amafaranga ariye se nagusabye kunzanira umuti gusa se amafaranga kutayazanyeyo cyangwa urayafite hano nayo banze yampe rero kugira ngo mbone kugenda gusa byo ntabwo najyayo utaramariye amafaranga idiri irakomeye bisaba kubikorana ubwitonzi n'ubushishozi bwinshi hanyuma amafaranga wenda gusinyira sheke ntugire ikibazo ngo sheke oya ndabihakanye pe ndashaka mu ntoki ibitari ibyo bisi iyo tukaba tuyiretse kandi icyo nicyo dupfa wowe genda ubikore urasanga amafaranga navanye kuri banki ko yabikuza hari ikibazo se mama nari mbakumbuye gusa naho narindi nayenguwe neza cheers Eko se Tony kuvuga ko waruguwe neza bishingiye ku cyo umva mama uriya musore kumureba ntabwo nigeze muhaga kandi ubuzima bwe bwankose ku mutima cyane ariko Tony mbwira by'amashira kinyoma uriya muhungu wamukundiye iki ko numva yakwinjiyemo cyane nukuri mama nawe uramutse umenya ubuzima bw'uriya musore n'ukuntu ari umunyamahoro atuje ndabizi neza ko byarangira nawe umukunze ariko Tony wabuze abandi basore bazima bakunda ko dufite abasore benshi kandi beza utagiye kwitura kuri uriya mutinda gasani mama erega kuba umutindi mu mufuka nawe biriwe no kuba umutindi ku mutima ariko nta gishongore cy'umukobwa koko kibaho uriya musore igihe uba wamuvugiye akize iki ari ku mufuka ari mu muryango akize iki koko ari ni igihagarase nibura afite uriya muhungu akize iki koko mama nubwo ari umutindi ku mutima nabonye atunze byinshi nuko mutigeze muganira igihe kirekire sha naba nkubeshye ntabwo nifuza guhura nawe nta nubwo nifuza kuganira nawe rwose naba nkubeshye byaba ari ukuntera igihe ahubwo nkugire inama itari agakecuru uriya musore umwikuremo unamwibagirwe burundu uriya ntabwo ari uwo naho igishongore cy'umukobwa nkawe arewe ariko uzi ubwenge maze ngende ngewe njye muri diru nta mafaranga umpaye ubuhemu bwawe se ndabuyobewe abantu bose umaze guhemukira ubu ninjye utahemukira ku buryo nagenda nka kuri radiyo yose nkavuga ngo ndaza amafaranga uyame ntaho ngiye abanza uyame cyangwa se byose bihagarara ariko se wagiye wumva wowe nakubwiye ko amafaranga ari kuri banki genda ukora ibyo tuvuganye urasanga ari hano hari ikindi ariko urambwira njye numva kumva ni ukubona kuri banki se njye ndebamo shaka amafaranga cyangwa mbivemo amafaranga cece yanyemereye nayampa mbere diru ze ziracamo imiti yawe nyigusubiza kandi uraza kubibona nagutanga kumpa amafaranga umva Peter wowe reka tuve mu byo gutana amagambo wemere nkusinyire sheke uyijyane ukora ibyo twavuganye nushaka amafaranga uyacaho ugiye cyangwa se uyabikuza ugaruka ibyo birakureba ibyo noneho ntaribi njye yinsinyire noneho nyitware ndaza kunyurayo nyafate ngaruka Peter wowe genda ukakwanye gusa tu ubundi urebe ngo turigarura kampani ya cece tubabaherwe kabisa sawa none ubwo nta kindi reka mbyemere hanyuma wowe upfa kuzangira manager hanyuma wowe ukaba CEO wowe ibyo byihoreye ni nk'itegeko nawe urabyumva nyine ko uzabunyungirije wowe genda ukora ibyo gusa ibyo birahagije ariko se Peter Murezi ntabwo ujyanye umutwe ujyanye iki erega wantesheje umutwe karo nyima amafaranga nari nkibagiwe ariko kangenda ubwo nyine mpite ntunganya gahunda
umeze neza. Yego meze neza shiri. Nagufashe neza. Ntako utagize. Bikunze. Wishimye. Icyo mbereyeho kugira ngo ujye nk'umunezero. Wishime inshuro zose ibyo. Karubi, akantu ushaka kukubaza. Mbaza ntacyo. Ko nzi gukundana na Afia. Ndabizi neza. Kandi nanjye mu mutima wanjye ndumva watangiye kugukunda. Se bizagenda gute? Afitanye. Afia ntabwo tubirimo neza. Ariko urebye ibintu by'inkundo muri iyi minsi jyewe ntabwo biri kuza fresh kabisa. Nawe bivuze ko nta mukobwa nyine turumva ko gahunda tugiye gukomezanya birenze. Mbere wanzanye hano Rubavu. Nzanye se nk'igiti cyawe. En fait, jye nakuzanye hano turye tunywe twishimishe nta bindi. Mu kanya ndakujyana turoba amafi twotse ibintu byose biba amahoro ariko nk'ibyo nagusezeranije. That's it. Okay. Afia naramuka amenye ko umaze iminsi 3 hano. Uzabigenza ute? Ibaze ko tunakorana. Afia. Byafia byihorere. Niwe gucira imyenda byihorere. Ntukagire ikibazo. Turi kumwe ntukagire undi mukobwa utekereza. Cyane cyane nk'Afia w'umugome. Nubwo buri telefone wayitabye. Aldo? Yes. Amakuru ni meza. Yego meze neza. Nta kibazo mfite. Gusa na nyine nta mwanya mfite. Ndahuze buretse gatoya. Bayarinde. Tani. Karame. Urabona ibikomere hafi yansigiye. Nk'ubu mbonye umukobwa umbyariye imfura. Sinazongera gushaka umugore. Gutekereza gushaka umugore. Kavi. Nturansekeje pe. Mukeneye imfura. Ukeneye imfura y'umukobwa, y'umuhungu. Ngiye ngo mpite nyikubyarira. Irazi. Iyo ushaka yose ariko njye nkunda abahungu just. Agahungu kaba keza ariko se wabwirwa n'iki gitsina uzabyara? Nasohoye kuvuze mukeneye agahungu. Nzagutera inda y'agahungu. Sibyo? Mva Karubi. Reka burage. Ese ubungubu iyi minsi 3 tumaze hano Rubavu. Ubungubu ndamutse nkwaye akabuto mu nda. Uri proud yuko ushobora kurera umwana na nyina? Don't worry. Ibyo jye nabitaking care kubera ibyatunga umwana na mama we. Niyo tutabana najya mbibohereza aho bari nta kibazo. Yes, nasura bacyari ko kawe kagiyemo. Ibyo ntugira ikibazo. Mama kumwibagirwa ntago bishoboka. Nkuko twavuga ngo nawe nyibagirwa kandi ntago wanyibagirwa. Mwana wa ndakumva pe. Yego n'ubundi nta mwiza wisoma ntiwaguma ngaha ngo uzirongore nta mwiza wisoma. Ariko si nanone ikaraga ahungu k'amafuti
kabuze ikofi kabuze imiryango nta hepfo nta haruguru kariya gahungu kaguhaye iki kaba amafuti cyangwa se ibindi byose uri kukiyita ikibazo cyo ni uko ari indorerwamo yanjye ariko se mama reka nkubaze yego mbaze ndakumva gusa mu byo mbaze ntukomeze kugaramo kariya gahungu ngusabye kwibagirwa kariya gasore ubu se mama ushobora kwibagirwa papa haya ntabwo bishoboka ntabwo namwibagira ni nk'uko nanjye rero nakwibagirwa gugu ngo mama ntabwo namwibagirwa Peter ugomba kuva kwicecece nawe ngahita nkucishaho kuko hazamvamo ndakuza ubwenge bwawe ni bukeya pe nawe ndahita nk'umuside ubundi ukurikire cece ubona ko nisanzura muri byose siki ese ko mbona undeba gutyo ni ikihe kibazo ufite? Peter uri umwana mubi. Gute se kandi se ejo bundi tugukuye mu cyaro none ugeze mu rugo utangiye kwaka ubaye umusirimu none ubu nibwo ugiye kunyihenuraho? gute wari uzi ko cece ariwe wishishije gugu ukanzana kubiba ngo cece ni umwana mwiza ibyo bintu ntiyabikora rwose ntushake we ureke kumutekereza cece nzi ko icyo kintu atagikora ntabwo bishoboka uri umuhemu kandi cyane ugomba kwisubirira mu rugo ariko gore waretse imiteto ejo bundi tugukuye hariya mu cyaro tugukiza kwikora ifumbire ry'ingurube no kwirirwa uzoza reba ugeze mu rugo utangiye gusiga inzari amakanzu meza uri kwambara kugiye gusubira mu cyaro mu mikino rwose imiteto uyireke ahubwo wowe komeza wige aya mahirwe ubonye urabyaza umusaruro ko ndabizi cece ibintu uri gukeka ntabwo ari wowe wabikoze. Peter wimbwira ubusa ubu tuvugana cece bamujyanye kuri polisi bamufunze. Bamufunze? Batamufunga se. None se bamufunze kubera iki? Bamufunze nyine kuko yicishije guhugu none uri kunzanaho ubutesi ngo imisatsi ngo amakanzu ibyo se ni ibiki? Ahubwo se ndakubwiye ko ari wowe wicishije guhugu. None bamujyanye gukora iki? Wenda nuko guhugu yabagiwe wasanga ari iperereza barimo ariko bakaba bamurekura. Ariko nawe iyo miteto yo kwanga usubiye iwanyu yivemo ugume hano mu mujyi. None se uko mbona uri kwirata kugiye gusubira iwanyu kongera ukarya ibijumba n'iki ubu toryaga hano uzongera kubukura. Aho uri kugira ngo ngere unanuke wari umaze kwibera agasirimu wowe ntacyo bikubwiye. None se ko mva ko cece bamufunze ibyo by'amakanzu n'imisatsi n'inzara nzongera kubihabwa nande? Umva gore reka nkubwire ibyo bindekere. Kuba cece afunzwe ntabwo ari ikibazo aho nta mukiri ufungwa ibyo ngenda bikurikirana. Ibyo rero kwanga inzara n'imyenda n'iki njye nzakuba hafi nta kintu uzambana kuko uyu mujyi mumazemo iki. Okay. Njyewe icyo nshaka ni kimwe. Niba cece ari we wicishije guhugu nakurikiranwe ahantu kandi niba atari we nahabwa ubutabera arekurwe. Ariko se wavuye muri ubwo bugoryi bwawe ndi kukubwira urabona cece ari kwicisha guhugu yarangiza akaza kugufata mu cyaro ngo uze kubiwe. None se urumva reba igihe umaze hano nizihe nyungu abifitemo. Cece wamwizeye ko atari we wabikoze ubundi ukamenya ko ejo bundi wenda na ryari azarekurwa. Noneho ikindi utizeye cece nanjye ntiwari kunyizera kuba naraje kumurangira iwanyu tukakuzana hano mu mujyi. Basi cece niba utamwizeye noneho njyewe nyizera ibindi ubindekere. Peter akamwizera nk'umwana wo mu rugo ariko ntibikuraho ko nkugaya kuba wari uzi ko gugu yapfuye ukemera ko nza mu mujyi. Umva gugu niba yarapfuye niba atarapfuye ntawe ubizi twese turacyari mu rujijo ariko icyo mpamya cyo ni uko wenda yaba akiriho kandi iyo nza kubimenya mba narabikubwiye. Rero shitse umutima hamwe kuko aracyariho tuzamubona kandi na cece ubutabera bwe buzaboneka. Izere muri wowe ko byose bishoboka wenda ko cece na gugu bazabonekera rimwe. Tuza rwose ngenda hari ku bwawe ijoro n'amanywa hano ntabwo uzambura nzakuguma iruhande.
nagira ingaruka nk'izi mu gikorwa cy'urukundo nakoze. Nafashije kuko ngira ngo ndikomorere umugisha siziriba ndi mu kiyana barasiziriba ndi mu isaho cy'ubuzima. Akamana icuri kuranyigisha siziriba nzopfa siziriba nzobaho siziriba nzofunguka siziriba nzoyirayo. Ariko mana nzonyuke uzibuke ndakumbuka hari. Thank you Father in heaven. Ndagushimiye ko n'umubyeyi barateguye n'ibi byari birimo. Wabarira wishe kuko nawe ubwiwe ntazi icyo yakoze. Bitani karibu rero. Dusanze ndimo ndamuha agafanta nanze ukamara utaraza. Nizere rero ko byaciyemo. Umva rero nkubwire. Akira fanta yawe nawe uyinywere n'ubundi wari usanzwe wayiteguriye. Kandi umenye ko zahinduye imirisho. Ibyo wari witeze ntabwo ari byo biriho ubu ngubu. Iki si byagenze bite? Ndirusa ntabwo zaciyemo ntabwo wamurangije. Rekera aho wa. Umva ibintu byahindutse. Ubucece bamufunze ari muri gereza. Ngo bamufunze? Bamutwaye ryari se? Nyine bamutwaye ejo hashize. Ubu nsanze yegureti wenyine. Okay. Ubwo rero cece afunze. Umva ko ari bishoboka byose nkamufunguza. Kugira ngo ngire icyizere hanyuma nagera hanze ariko tuzamurangiza neza. Gumufunguza ahubwo bisaba kwitonda. Gusa urumva bamufunguza. Ahubwo natwe nitureba nabi baratubikamo. N'ubu byo byihorere. Ngewe uzi uko nzabigenza nkamufunguza. Saya bukaniwe bifanta n'ubundi wari wa. Oya ngibi respect. None se sinjye wari wayikeneye ubu. Ndaza kubuzanira indi. Yesu urayihanye. Bireka wana. Mana ncyagukunze kandi nanjye ndacyagukunze. Ufite akazi kenshi utarakora. Imana iracyagukunze ngo nanjye ndacyagukunze. Ibintu biratangaje pe. Dosiye yawe yamaze gukorwa kandi yamaze no gushyikirizwa umushinjacyaha. Muyikore cyane muyikore. Ndarengana. Ikindi nacyo nta n'impamvu yo kuburana kuko n'ibimenyetso mfise biracari bike nta nubwo bishaka kundagera. None niba ari bike urumva uzavamo. Ikindi ntabwo tubereho kurenganya abantu burya. Niba uri mukuru nta kibazo uzataha. Je ndi mukuri. Ndagira ngo usomere ibyaha uregwa. Ndaha ni mu bisomere. Icyambere urashinjwa kwicisha guhugura wari umukozi wawe. Icya kabiri kuba urashinyaguriye umurambo we ukaburwa irengero ntushyingurwe. Cya gatatu ushinjwa nuko warasuzuguye inzego z'umutekano ntuzitabe. Icya kane ari nacyo cya nyuma mu byo uregwa nuko wari mutse aho wari utuye. Twabifashe mu rwego rwo guhunga ubuyobozi. Mukabyara. Ubu koko murakeka ko hejuru nabana nakoze ibi bintu byose. Ikindi nacyo nta nico bisesha kurenza ko ndabona ko no kuva hemaze. Ibi byaha uregwa biraremereye cyane.
biragusaba gushaka umwavoka. none ko n'ubundi mbona ngiye kuburana mwambe bari mukandikura nkaburana ndi hanze ko ntazotoroka ari nabwo nzobasha gushikira amakuru yimbitse. Please mwamba bari koko. Ibyo ntabwo ari twe tubigena, bigenwa n'abacamanza. Absolute. Ni byiza. Ni hafi. Yego. Byiza cyane. Uri mu bakekwa none urizanye. Ubu agapu kawe, izo rinete, ni telefone yawe. Asanga. Nubwo yizanye yaje kusura. Ndakeka undi cyane ataruje nubwo ari mu bakeka nabo. Oya, ndavuze ngo hasi. Ikinyobwa cy'abagabo, inkumi n'abasore ni ijambo umubasha cyangwa umubasha yingirwa Musanze mugashangira. Iyo mvuye ku kazi saa sita niyakira ijambo umubasha. Nijoro ndi ku meza, ikibura ku meza.